Yesu nashimwe cyane, umwami w'amahoro ahimbazwe. Dushima Imana cyane ikomeje kubana natwe. Yaraturinze umwaka washize, twaba tugeze muri mwaka 2023 duhumeka umwuka bazima ari twebwe n'imiryango yacu. Imana ishimwe cyane ko yakomeje kurinda nawe, yarakurinze, yarakwimanye. Hari byinshi yakoze mu ruhande rwawe, Imana ishimwe cyane. Rero mwese ndabasuhuje, abari ku mpera z'isi yose, abari ahantu hatandukanye, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Arabo tubana bari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri za Oceania, za Australia, abari muri Europe, abari ahantu hatandukanye, abari muri Afrika, cyane cyane mu Rwanda rwacu aho tuba turi. Dushimana cyane ko ikomeje gutwimana kandi ikomeje guturinda uko bukeye uko bwije. Turacyariho mu ruhande rw'Imana, turacyariho cyane kubera ubushake bw'Imana. Imana ishimwe cyane kuko iracyari gutwimana kandi cyaturinze cyane. Imana ishimwe kuko byose ni ibyaha, byose n'umugambi wayo. Rero twishima Imana rero ni ibintu bizajya bihora witeka byose. Buriya ntabwo tuma kwishima gusa ariko twageze mu gihe cy'umwaka, ahubwo muri byose tugomba cyane kuba twakomeza cyane kuyishima kuko niyo ifite byose mu kiganza cyayo, niyo ikora ibyo ishaka, ikaba yakora ibijyanye n'ibyo yifuza kandi ku buzima bw'umuntu wese. Rero Imana ishimwe cyane ko ikomeje cyane guturira twese, ikomeje cyane kubana natwe, iracyaturi hafi. Imana ishimwe cyane. Rero mureke dusenge Imana maze dukomeze cyane no kumva, kuko hari ubuhanuzi Imana iba yatugeneye cyane bw'uyu mwaka, tuba tugomba cyane kumva, nibwo dushaka ngo tuvugeho. Dukomeze no gusenga Imana cyane uyu mwaka wacu dutangiye. Imana ibe mu ruhande rwacu. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimiye kuri mwiza, ubereye bose beza. Mu izina rya Yesu Kristo wakoze imbaraga mu ruhande rwacu. Ntabwo wigeze utereka Mana, ntabwo wigeze ututera nabe na gato, ahubwo abanye natwe Kristo mwizera tuna muri yose nushimwe himbazwe. Mana ngushimye byinshi wakoze mu ruhande rwacu, waraturinze, turindira imiryango, turinda abavandimwe, urinda ibihugu byacu, warahabaye, utubera amaso muri byose. Ni wakira ishimwe ry'uko turi amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose, turi imbere y'amaso yawe muri aya masaha. Dukwereka rwose Mana ijambo ryawe tugiye kwakira ku buhanuzi bw'uyu mwaka wa 2023. Nyemera cyane uzuba natwe muri iri jambo, reka uzudushigikire, reka uzuturengere, reka umwuka wera w'imbaraga azaganze kandi azatuyobore muri byose. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye kudushigikira, urakoze ko ugiye gutuba bugufi mu izina rya Yesu. Cyo twamaganye burundu n'imbaraga zose z'umwijima, cyo twamaganye burundu nukora kose kwa Satani, oyakubita hasi izo mbaraga mbi zose tuzamukana, zose genda zinanize, ukubite gose burundu cyo bitero byose by'umwanzi, byose ubyirukane, byose ubinetralize mu izina rya Yesu. Ureke neza yawe, ureke ubwambe bwawe Mana, abarigo bwaguka mu mitima y'abantu bose, abantu bahembuke, abantu bahemburwe nawe mu izina rya Yesu. Ibaneza bituma tumva ijambo ryawe, bituma tumva ibyo bashakaho, ubikubite hasi ibyo batimegisi mwiza, ibyo umwanzi abateraga ngo amaso yose ubiteshe agaciro. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye kudushigikira. Sibigeneza ati Umwami wacu, amen. Mureke turimbana indirimbo, indirimbo ya 421, n'indirimbo umuntu wese abagomba cyane kwifuza kuba yaririmba, kuba yasengeramo, kugira ngo Imana izabane nawe, kugira ngo Imana izabe mu ruhande rwawe. Niyo ndirimbo tugiye cyane kuba twasengeramo cyane. Kandi icyo nzi neza Imana hari ikintu iri bukore, hari ikintu izakora mu ruhande rwawe, kuko icyambere cyo hari ibyo Imana idushaka, hari ibyo Imana dukeneyeho, kandi ibyo dushaka niyo bifite agaciro kurusha cyane ibyo twego dushaka. Amena, iyo bifite agaciro cyane. Mureke rero twebwe tubanze twemerera Imana ibyo dushaka ari byo bibaho, then ibyo dushaka n'ubundi tuzabibona, ariko twamaze kuyumvira niko bizagenda. Ntabwo uzigera ubona icyo uri gushaka mu gihe utari wafata umwanya wo kumvira Imana. Icyambere cyo banza cyane, ubanze umenye neza ibyo Imana ishakaho n'ibihe, ibyo Imana iri kushaka bimeze gute, ibyo Imana ikeneye bimeze gute. Iyo umaze kumenya ikintu kimeze gutyo, biragufasha cyane kuba wamenya icyo ugomba kuba wakora mu gihe nk'iki. Amena. Nguhaye data wera uyu mwaka wose, ngo mbone kuba uwawe mu bibaho byose.
sinasaba ko ibyago bikugwaho byose, icyo ngusabye nuko nzajya ngushimisha. Sinasaba ko ibyago bikurwaho byose, icyo ngusabye nuko nzajya ngushimisha. Mbe ninde waha umwana byose ibyo yifuza, nyamara se ntamwima ibyiza by'ukuri? Nawe Mana ibyiduha biradukwiriye, biruta ibyo twibwira n'ibyo twisabira. Nawe Mana ibyiduha biradukwiriye, biruta ibyo twibwira n'ibyo twisabira. Ahari ubuntu bwawe buzanyemerera kubona ihirwe ryinshi ntari nsanzwe mfite. Byamera bityo Mwami, nzajya ngushimira ngo nkuze izina ryawe mu bataryemeye. Byamera bityo Mwami, nzajya ngushimira ngo nkuze izina ryawe mu bataryemeye. Niba ushaka yuko mbona imibabaro, ntabwo n'amakuba ngo mfushe ibyo nkunda, ntabwo uzamfashe Mana ngo nibuke Yesu uburyo yihanganye ubwo yampfiraga. Ntabwo uzamfashe Mana ngo nibuke Yesu uburyo yihanganye ubwo yampfiraga. Nuko mu byago byose nzajya ngusingiza, menye ko ibyumba byose biva mu rukundo. Nuko uyu mwaka wose ubu wawe Mana, mu byiza no mu byago biguhimbarishe. Nuko uyu mwaka wose ubu wawe Mana, mu byiza no mu byago biguhimbarishe. Nuko uyu mwaka umwaka wose ubu wawe Mana, mu byiza no mu byago biguhimbare. Nuko uyu mwaka wose umwaka wose ubu wawe Mana, mu byiza no mu byago biguhimbarishe. Yesu ashimwe cyane. Icya mbere cyo, haba ari mu byago no mu byishimo ugomba gushima Imana. Niyo mpamvu umuririmbyi ajya kuririmba indirimbo yavuze ngo haba ari mu byago, ari ibyago ari ibyiza, byose biva mu rukundo rwawe.
iryo yesu ry'Imana ntabwo yigeze ayisaba ngo azajya ahora abona the blessing from the Lord only. Muri make ntabwo yigeze avuga gushaka imigisha ivuye ku Mana gusa, ahubwo we yavuze ngo haba ari n'ibyago, haba ari n'amakuba, yagize icyifuzo gikomeye cyane ngo icyo nshaka njyewe nta kindi, nkeneye kuba nagushimisha mu buryo bwose bushoboka, nkeneye kuba nabaho ngushimisha kandi ngashimisha izina ryawe. Kuko yabonaga ibyo yabamo byose adashimisha Imana nta kintu na kimwe cyajya. Muri make agira icyifuzo cy'uko azajya ahora ashimisha Imana, Imana imushoboze kuba yahora yishimisha mu buryo bwose bushoboka. Amena. Ntabwo yigeze yifuza bya bindi byose duhora dutakambira dusengera cyane dushakisha, ahubwo yaravuze ngo icyo nkeneye ni uko nagushimisha mu buryo bwose bushoboka. Uko yabonaga ibyo yasaba byose bizagira ikibazo, ariko abona kuba yagira agaciro akaba yashimisha Imana mu byo akora byose, Imana ikamureba, Imana ikishima, abona aricyo kintu gusa cyonyine cyagira agaciro. Amena. Niyo mpamvu ngo ndashaka yuko uyu mwaka wose ngomba kubamo mbora gushimisha mu buryo bwose bubaho. Amena. Mu buryo bwose bubaho ngahora ngushimisha, ngahora nshimisha izina yawe, ngahora cyane ngushima uko bukeye n'uko bwije. Yumva aricyo cyifuzo gikomeye cyane we yagira hagati muri we. Amena. Rero ndagira ngo mbabwire ari ubuhanuzi cyane bugomba cyane bw'uyu mwaka, nubwo abenshi bicaye barimo bibaza cyane ngo uyu mwaka ngo byifashe gute, uyu mwaka ngo bimeze gute, ariko ndagira ngo mbahereze ubuhanuzi bw'uyu mwaka. Nibwo ngiye kubahereza, nibwo ngiye kubaha ubuhanuzi bw'uyu mwaka. Ni ubuhanuzi bwategetswe n'ijambo ry'Uwiteka. Iyo tugiye gusoma nta kindi kizagushoboza niba uvuga ngo urashaka kumenya neza amakuru y'uyu mwaka. Amakuru y'uyu mwaka ndahandi hantu aherereye tugiye guhita tuyababwira, kandi icyo nzi neza uravamo wamaze gufata umwanzuro, umenye neza icyo ugomba gukora. Amena. Mureke dusome mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igitabo cya gatanu cya Mose. Iyo tugiye gusomamo gutegeka kwa kabiri niko tugiye gusoma ibice 28 iyo tugiye gusomaho. Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Mwakire neza ubu buhanuzi tugiye gutanga. Ni ubuhanuzi buvuye ku Mana, ni ubu ngubu buri muri iri jambo ryayo, ijambo ryayo yanditse. Nibwo buhanuzi, nta handi uri buze kubona ubuhanuzi waba uri gushaka. Abahanuzi bandi bazaguhanura ibindi bitari muri Bibiliya, byose bazaba ryo kubeshya, ariko tugiye kuba twabahereza ubuhanuzi bw'ukuri buvuye ku Mana. Kugira ngo murebe neza cyane, mumenye neza isoko y'ibintu byose mumaze igihe mubaza cyane mwibaza uyu mwaka twinjiyemo umeze gute, uyu mwaka twinjiyemo bizagenda gute, ariko ndagira ngo mbahereze isoko y'ahantu uwo mwaka twinjiyemo ukuntu umeze. Nta handi hantu muri make niyo uzabigiramo uruhare kugira ngo ugire ibihe byiza muri uyu mwaka turimo, uyu mwaka tumaze kwinjiramo. Nta kindi cyabigushoboza, ni uko ugomba kumenya neza, ukamenya amakuru y'ukuri avuye ku Mana, kandi aya makuru numara kuyamenya niyo azakubatura gusa akaba yahita kwemeza, ugahita umenya neza ni iki ngomba gukora. Rero ukamenya niba bimeze gutya nzakora iki, ndagenda gute, nzajya hehe. Ndaho yo kwirirwa uzerera, uzazirira ahantu hose hashoboka, nta makuru yandi y'ukuri zigera ufata, ariko amakuru y'ukuri aherereye muri iki kintu ngiye kubabwira. Nta handi hantu uri buze kuba wayasanga usibye muri iki kintu. Amena. Gutegeka kwa kabiri ibice 28 no tugiye gusoma, turamanuka epfo gato ntacyo bitwaye. Ijambo ry'Imana avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugeraho numvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu murima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba
mu bigega byawe no mu byo ugerageza byose gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Amena. Ndagira ngo mbabwire isoko y'umugisha waba uri gutekereza cyangwa ibyo waba urimo wibaza cyane ngo uyu mwaka byifashe gute, uyu mwaka bimeze gute, kuvuga ngo none ko nta makuru mfite bimeze gute. Amakuru ya mbere, ibya mbere maze kuba nakubwira nta kindi ni ukumvira Imana. Niba ushaka kubaho neza muri uyu mwaka, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, niba ushaka kugira ibyo ukora ukabona inyungu, niba ushaka guhembuka mu buryo bwose bushoboka, niba ushaka kuba wagira ububyutse budasanzwe muri wowe, niba ushaka kuvuga ngo urashaka yuko abana bakumvira, niba ushaka kuvuga ngo hari ikintu runaka uri gushaka, icya mbere cyo giherereye mu kumvira Imana. Igihe cyose utari wafata umwanzuro wo kuba wakumvira Imana, nibyo wagerageza byose gukora, byose bizakomeza kuba ubusa. Hari ibyo mugenda muvuga vuga ngo hoya, none se ko nkora n'ubundi ngagira ibyo mbona kandi ubundi ntigeze nsenga n'iyo Mana. Ariko reka mbabwize ukuri, igihe ni iki ngiki kandi kiraje kandi cyamaze no gusohora kare, kugira ngo umuntu wese usenga Imana, usenga Data, agomba kuba yasenga mu kuri no mu mwuka, kuko Imana ari umwuka, n'abasenga bose bagomba kuba basenga cyane mu kuri no mu mwuka. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo abasenga ni benshi, ariko abasengera mu mwuka ni bangahe? Nta basengera, abari gusenga mu mwuka ni bake cyane. Rero mpamvu nkubwira ngo abantu benshi cyane barimo baribe cyane ngo barasenga, ariko ugomba kumenya cyane kubwibaza uburyo nsenga byerekana ko nsenga mu mwuka no mu kuri. Amena. Rero nakubwira ngo iyi soko y'umugisha, ibintu byose waba urimo wibaza cyane ngo bizagenda gute muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka hazaza umugisha, hazaza n'umuvumo, niko bizaba bimeze. Kandi icya mbere cyo uzabona umugisha ni wa wundi wabanye neza n'Imana, ni wa wundi urimo uwumvira Imana, ukora ibyo Imana ishaka. Niba uvuga ngo abana banjye ngo barananiye, mbura njye nicyo kintu mbabwira ngo icya mbere cyo nutagira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, n'imbuto zo mu nda yawe n'ubu nazo zaba ikibazo, nta mugisha uzigera uzigiriramo. Ariko numvira Uwiteka Imana yawe, n'imbuto zo mu nda yawe nazo ubwazo, muri make uzagira umugisha ziva mu nda yawe. Nibyo kuza mugende muvuga ngo abana bacu ngo hari imico barimo barakurana. Iyo mico umwana ari gukurana ni wowe uri kugiramo uruhare. Byo kuvuga ngo sinzi ngo umwana ngo asigaye asinda, ngo umwana ngo asigaye ngo anywe itabi, ngo sinzi ibiki n'ibiki. Ibyo byose ni ingaruka z'uko mwabuze kumvira Imana. Ariko niba uvuga ngo urashaka kumvira Imana, niba ukeneye kumvira Imana, niba ushaka yuko umwana kumvira, niba ukeneye yuko muri make umwana wawe aba umuntu udasanzwe, aba umuntu w'umumaro, aba umuntu w'agaciro, banza cyane wiga ikintu bita kumvira Imana. Utari wakumvira Imana, n'uwo mwana uri kuvuga nawe ubwiwe azakomeza kukubera ikibazo, kuko wasuzuguye Imana, n'uwo mwana we n'ubundi azaza gusuzugura Imana. Ntabwo uzigera uyibona yaje kugusuzugura, ahubwo izakoresha imbuto ivuye mu nda yawe, aba ari izagusuzugura, aba ari izakora ibintu bitabaho, bakavuga ngo uriya mwana wo kwa kanaka ni gute niwe witwara gutya, uwo mwana wo kwa kanaka bameze gutya na gutya, arimo arakora ibyaha bimeze gutya na gutya. Ariko reka nkubwire, nta kindi kintu kiri gutera ibyo byose, biva mu kintu cyitwa ngo gutumvira Imana. Ariko nugira umwete ukumvira Uwiteka Imana yawe, iyi migisha yose uzayibona, ibyo ushaka byose muri uyu mwaka uzayibona, ariko byose bihishwe mu kumvira Imana. Amena. Amakuru y'ukuri, ibyo ukeneye byose, ibyo urimo bitumuhagarika umutima, umutima umaze guhagarara burundu. Ariko icyo nkubwira, urahagarika umutima ku busa niyo utabavye ufata umwanya kuba wakumvira Imana. Banze wumvira Imana mbere y'ibindi byose, kuko kumvira Imana nicyo kintu cyonyine gusa cyonyine kizaguhesha kubaho neza muri uyu mwaka. Uko icya mbere cyo uzagenda, hari ibyo uzabona uzabivana mu buryo bw'ibyaha, ariko nta mahoro uzigera ugira, nta mahoro uzigera ubibonamo abanyagato, kuko icya mbere cyo wanze kumvira Imana. Ariko nufata umwanya ukumvira Imana, n'ibindi byose bizagenda neza. Ariko iyi si abantu benshi cyane barimo baribeshye ngo turi mu nzira y'agakiza, ariko ukibaza cyane, niba uri mu gakiza ugasanga uburyo witwara, ukuntu umeze bihabanye no gushaka Imana, ubwo aho ngaho agakiza urimo kameze gute? Iri juru tujyamo ntabwo ari ikintu tugenda tuvuga gutya ku munwa, no, ni ibintu byo kwibeshya cyane. Hari icyo usabwa, ikintu cya mbere kandi gifite agaciro ni ukumvira Uwiteka.
kuko icyambere cyo iyo wumviye Uwiteka ugakora neza ibyo Uwiteka ashaka, nubwo wavuga ngo njyewe ngo mvuka ndameze gutya na gutya, aho wavuka hose icyambere cyo nta kure wava Uwiteka atazi. Hose Uwiteka arabizi, hose Uwiteka arabizi. None uri muraze gutyo ukiguhagarika umutima wibaza cyane ngo bizagenda gute, ngo amaherezo nayahe. Hoya, ibyo ni ibintu byo kwibesha cyane. Icyambere cyo isoko yo kuvuga ngo nzabaho neza muri uyu mwaka iherereye mu kumvira Uwiteka. Utari wafata umwanya wo kumvira Uwiteka no kubaho neza muri uyu mwaka, iyo kintu rwose uhitusheho ikibazo kuri wowe. Amen. Uyu ni umugisha, iyi ni isoko y'umugisha Uwiteka yaruteguriye. Uwiteka yateguriye wowe, Uwiteka nanjye yanteguriye. Niba ari byo nshaka kuba nageraho muri uyu mwaka, icyambere cyo biherereye ngo mukumvira Imana, kuko ijambo ritubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ibi bintu byose bizakuzaho, byose ibyo uzerekeza amaboko byose bizakunda. Ikintu cyose uzavuga, ikintu cyose uzakora, cyose kizagenda neza, kuko wagikoze ari mu bushake bw'Imana, kuko wagikoze ari Imana ibishaka, kuko wagikoze ari umugambi w'Imana. Ntabwo ugikoze ari wowe ubishaka, ahubwo ugikoze kubera umugambi w'Imana. Niyo mpamvu bisaba ngo iteka ryose ikintu cyose banze cyane, uko ndimo ndagikora kiri mu bushake bw'Imana, uko ndimo ndagitekereza kiri mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo isoko y'ibyo ukeneye, isoko y'ibyo wifuza iherereye mu kumvira Uwiteka Imana. Muri make ubuhanuzi bw'ukuri nta handi buherereye, kuko icyambere cyo Imana irashaka yuko muyubaha, kuko nuza kubaha Imana n'imbuto zo mu nda zawe zizagira umugisha, ari n'ibigega byawe byose uvugiyemo byose bizagira umugisha, ari no mu murima wawe, aba ari mu murima, aba ari mu bucuruzi, icyo ukora cyose, aba ari mu kazi kawe, uzabona inyungu zikomeye cyane. Ariko nutayumvira, aho ngaho nta kintu cyo muzamuhuriyeho. Amena. Yesu ashimwe cyane. Niyo soko y'umugisha. Ibyo kuvuga ngo hoya ngo bampanuriye gutya na gutya, abaguhano ni bandi baguhanuriye, byavuye kwandi. Ariko dore ubuhanuzi bw'ukuri, ijambo ry'Imana tubwiye ngo nugira umwete wo kunyumvira. Icyambere cyo ahangaha nugira umwete wo kuyumvira, ibyo uzatekereza byose, ibyo uzakora byose bizagenda neza ko wumviye Imana. Amena. Icyambere cy'ibyago bizaza, ariko Uwiteka afite ukuntu azagenda ahisha abantu bayo, afite ukuntu azagenda bahisha mu bintu byose bishoboka. Amena. Afite ukuntu azagenda ahisha umuntu wabaye imbere yiwe, wa muntu wabaye imbere yiwe akiranuka, abikora mu kuri no mu mwuka. Amena. Yesu nashimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe, Imana y'amahoro ihimbazwe. Igihe niki kugira ngo wengere cyane, wisuzume cyane, wengere cyane, wibaza cyane, ndi mu murongo w'ibyo Imana ishaka. Naho ubundi yo kuvuga ngo ngiye guhagarika umutima, ngo ndimo ndabona ngo ibiciro ngo byazamutse ibintu, ngo ibintu byose nikora byose byacanganye. Uhagarika umutima gute kandi wizeye neza yuko hari Imana iri mu ruhande rwawe? Amen. Kuba ari 8:3 amagambo avuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ni gute ugira ubwoba bw'uyu mwaka? Ubugira nkandi wowe, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Uri mu bibazo byinshi cyane, n'ubundi se uribaza n'ubundi uzisubiza iki? Ariko igisubizo nyamukuru aho giherereye mu kumvira Imana. Mu gihe utari wafata umwanzuro ngo wakumvira Imana, nibyo utekereza byose kizakomeza kuba ikibazo. Ariko banza ufata umwanzuro, banze wumvira Imana kurusha ibindi byose. Amen. Banze wumvira Imana, banze wumvira Imana. Baze wumvira Imana, utari wayumvira n'ubundi bizakomeza cyane, bizakomeza kugora. Uzagenda uzisanga utarigeze usambana, ariko usange n'ubundi uri kumwe n'abasambanyi, usange uri kumwe n'abasinzi. Abo ngabo bose niyo mpamvu nyamara atubwira ngo abasinzi n'abasambanyi n'abarozi n'ababikora gutyo bose n'abanyeshyari umugabane wabo nta handi, ni umuriro wa wundi utazima, wa wundi witeka. Nuko bagiye bavuga ngo hari umuriro witeka, ariko buriya umuriro wundi bazabacaniramo abantu bose batumviye Imana nta rindi, ni wa wundi bita bita inyanja, ya nyanja yindi yakumura n'amazuko. Iyo nyanja noneho urumva bo batekereza yuko ari umuriro usanzwe, ariko iyo nyanja yo irenze no ku muriro, kuko yo urumva ni inyanja y'umuriro n'amazuko.
uri kubyumva muri make amaze ukuri mu bivanze hamwe bikabyajya muri iyo nyanja, noneho izaza irimbure babandi bose babaye abanzi b'Imana bose umugabane n'abantu bagomba kuzibera. Ariko iyi saha wowe nyumva hari ukuntu wakongera cyane kugaruka. Niba ushaka kuvuga ngo urashaka ibihe byiza muri uyu mwaka, ukeneye kubaho neza, ukeneye kuba mu buzima bunezeza Imana, nuko wakwemera cyane Imana ukayumvira. Amena. Ijambo ry'Imana rirambwira cyane ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete abo ngabo bazambona. Icyambere gukunda Imana nuko wakwitondera amategeko yayo, kuba wajya kuyishaka. Icyambere gushaka Imana bisaba ngo ubanze uyishakishe n'umutima ukunze. Umutima ukunze nta wundi ni umutima wihanye, ni umutima utarimo ikibi cyose, ni umutima utakwifuriza ikibi umuntu wese aho yava akagera, ahubwo ni umutima wuzuye cya kindi byose byaranga Kristo, yuzuye imbuto z'urukundo. Niwo mutima Imana yishimira, kandi uwo mutima ni umutima ugomba kuba wayishaka. Nibyo kuza wirukanka uragenda uko wishakiye. Ubundi mbere yuko uvuga ngo ukeneye yuko usenga Imana, ukeneye kuba imbere y'Imana, banze wemerera Imana ibanze kuyobore. Kuko icyambere hari ibintu byinshi cyane bagiye batubwira mu madini atandukanye, bagenda bavuga ibintu bitandukanye ariko bitari ukuri ku ijambo ry'Imana. Ugasanga umuntu kubera inyungu afite arimo arakubwira ngo uzakora ikintu runaka, nubwo mu itorero riri bakubwira ngo ukore ikintu cy'ingo ni icyaha, ariko njyewe ndabemera ngo muzaze mujye mubikora gutya. Ariko ndababwira ngo barabashuka cyane. Icyambere mujye ibyo byose muzajye mufata ijambo ry'Imana murebere muri Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Mbabwije ukuri, barabashutse, kandi abo bantu barimbuye abantu benshi bashoboka. Barimbuye abantu b'Imana, babeshya abantu b'Imana ngo nimugende gutya na gutya, ngo uzaze ngo wambaye akantu kameze gutya ngo nta kibazo, ngo ntacyo bizaba bitwaye, ngo witware gutya ngo nta kibazo, ngo uzambere nko mu minsi. Wowe urinde. Icyambere gifite agaciro, niba wumva yuko wifuza ibihe byiza muri wowe, wifuza kuba neza muri uyu mwaka, nuko wakwemerwa n'Imana kurusha ibindi byose. Utemewe n'Imana nta gaciro bifite. Ugomba kwicara isaha ukibaza cyane, ibyo nkora nemerwa n'Imana, ibyo mvuga nemerwa n'Imana, uko ngenda nemerwa n'Imana. Ubundi iteka ryose nduzajya wibiri gutegereza umuntu uzi ko yaguhanurira, ahubwo nawe ubwawe uzajya ubanza urebe cyane imyambaro yanjye uko nambaye. Iyi myambaro nambaye byibuze irimo irahesha Imana icyubahiro. Uko ndi kugenda bihesha Imana icyubahiro. Ibyo mvuga bihesha Imana icyubahiro. Uko mbana babandi bose bihesha Imana icyubahiro. Igihe cyose uzisanga harimo akantu kabura, uzahite wireba cyane wibaza, none ubwo ahantu ndi hamariye iki? Niba ubona yuko ahantu wicaye ari ikibazo kuri wowe, hahaguruke ugende wicara ahandi. Amen. Ntabwo ndimo ndababwira ngo nimuve mu madini yanyu, ariko icyambere cyo irebere muri Bibiliya. Iyo mico yose babagiye batoza itandukanye, babereka ngo muzajye mubigenza gutya. Ntukaza kuririmba wasinze, ngo sinzi ibikiri biki, ukumva yuko ngo waze icyambere. Hari ibintu biranga umuntu w'umuvuga butumwa. Umva tuba afite ibintu bimuranga iteka ryose. Niba uzi neza yuko ibyo bintu utabyujuje, hita uva muri uwo mwanya uhagazemo, kuko aho ngaho uri gukora umurimo utari uwawe. Birasaba ngo ubundi nicyo kintu cyari kiri kwica abantu cyane. Urimo ubona kanaka ngo yagiye mu kintu kiniki, ngo nanjye ngo ngiye kugikora. Ugiye kugikora, hari Imana igeze bikubwira? Hari Imana wigeze uvugana nayo? Yesu ashimwe cyane. Hari Imana igeze ivugana nawe ikakubwira ngo nugende ngo ujye mu kintu runaka? Ubundi impamvu murimo mwagiza n'umurimo w'Imana ni ukubera yuko muri kugenda mwisanga cyane mu kazi gatari akanyu. Ukisanga umuntu ngo agiye kuba umushumba, kandi aho ngaho abikoze ari agahima, abikoze ari ibigare, atari Imana igeze ivugana nawe. Imana igomba gushinga idini niyihe? Niyo Imana yigeze ibikubwira wowe? Ukaza ukavuga ngo ngiye ngo ndi umuririmbyi. Uri umuririmbyi kuko ubona wa mugani uburyo uririmba, ubona ukuntu witwara kuko ubona uri umuririmbyi. Ibiranga umuririmbyi urabizi.
nubwo atari ryo jambo narinje kuvugaho, ariko nagira ngo mbabwire ngo ubuhanuzi bwose murimo mushakisha murirwa muzerera uko mwishakiye, nta kindi buherere mu kumvira Imana. Nimutumvira Imana, aho ngaho n'ubundi ibyago bizakomeza kwiyongera. Ariko nimumvira Imana, icya mbere cyo iyi nzara izavaho. Ariko nimutayumva, nimudafata umwanya ngo muvuge yuko Imana ni ifite icyubahiro cyose iteka ryose, aha ngaha muzakomeza kwizengurukaho kandi muzakomeza kubura amahoro. Icya mbere cyo, waba uri umuyobozi, waba uri umuntu runaka, icyo waba uri cyo cyose, uzisanga wabuze igisubizo nawe burundu. Ariko numara gufata umwanya ukumvira Uwiteka ukayubaha, bizatuma cyane Imana yo mu ijuru byibuze igira n'impuhwe iyi si yose. Kuko iyo dutekereza byo ntabwo byari byaba, kuko icya mbere cyo hari ikimana ishaka yuko isi yose igomba kwiga. Nebukadinezari yafashe umwanya arareba, avuga ngo ngiye rwose umujyi wanjye ninjye wawubakiye. Icyubahiro cy'Imana ntiyagishyira hejuru, kandi Imana ubwayo yavuze ngo icyubahiro cyanjye nta muntu n'umwe nzigera ngisangira nawe, kandi n'izina ryanjye nta n'umwe tuzigera turisangira. Yo muri make, iyo ubundi ushaka kuba wakura Imana mu gisho, uzeba ukuntu wakwizamura cyane hejuru. Amena. Nebukadinezari icyo kintu kimaze kugikora, Uwiteka yahise amukura mu bantu, ahita amujyana mu ishyamba, ajya kurisa nk'inyamaswa. Ari umwami wari utegetse ibihugu byinshi bishoboka, ariko akomeye kandi no ku isi yose. Ariko Imana yo mu ijuru iraza iramufata, iragenda imwicaza mu ishyamba. Aguma mu ishyamba amara igihe kirekire, amara imyaka igera muri 7. Ariko ikintu bita kubaha Imana, igihe cyose uzisanga utari wiga kubaha Imana, haba ari ibyo ukora byose, Uwiteka azakomeza agukubite kandi nawe uzabibona. Ariko ijambo kubaha Imana gusa ryatumye yiga imyaka 7 yose, ariko gusa kubaha Imana. Akimara kubisobanukirwa, nibwo Imana nibwo yamugiriye impuhwe, iramugarura. Nawe uyisanga ubwira ngo abantu benshi cyane, hari amashuri cyane mugiye kwiga kubera icyo kintu, muziga cyane kubaha Imana kandi muzabibona. Nkuko abantu benshi mwagiye musuzugura Imana, bavuga ngo ngiye ngo ndikana, icyo waba uri cyo cyose utubaha Imana byose ni ubusa, nta kintu kimwe bifite. Imana ikeneye yuko niba ushaka kubana neza muri uyu mwaka, niba ukeneye neza umugisha, niba hari ikintu nakushaka, bihereye byose mu kubaha Imana. Naba bagiye bakubesha bakubwira ibindi, wowe wize yuko uvuye gusambana ukaza wirukanka n'umuhanuzi agatagwara kuvuga ngo Uwiteka ngo akugire neza muri uyu mwaka. Yarakubeshe pe, yarakubeshe bwose, yarakubeshe nta kuri kurimo. Icya mbere cyo, utari wakwihana icyaha, utari wakwihana ibyaha byose wakoze, aha ngaha ryo kuvuga ngo hari umugisha w'Imana uzabona ko indi migisha ivuye handi ariko itavuye ku Mana, yo uzayibona. Kandi iyo migisha ikizagaragara yuko itavuye ku Mana, ntabwo amahoro ntawe uzigirira muri iyo migisha, kandi uzayibona. Nta mahoro uzigera uyigiriramo. Ariko umugisha w'ukuri, Imana ikeneye yuko umuntu wese aho yava akagera yuko yayubaha. Ariko nutayubaha, kuko Imana yavuze ngo njyewe nzubaha unyubaha, kandi nzasuzugura unsuzugure. Rero nawe niba wibona yuko usuzugura Imana, witegure nawe ko Imana igomba kuba yagusuzugure. Iyo kuza muvuga ngo hoya Mana, ngo dore ngo izara, mwari mwayibona se? Ahubwo ntabwo mwari mwayibona, mutari mwakwiga cyane kubaha Imana. Isi yose igomba kubanza kubaha Imana. Isi yose itari yafite umwanya wo kubaha Imana, ntabwo muzigera muva muri ibi ngibi. Hazagenda haza ibyago byose bigenda bikomeza gutyo. Ariko hahirwa hari abantu bake cyane Uwiteka ashyira ikimenyetso. Abo ngabo bahora badake cyane bikorerwa hera. Abo ngabo hari ukuntu Imana yo mu ijuru izabagenza, hari ukuntu izabahisha, hari ukuntu izajya ibana nabo, hari ukuntu izajya ibagaburira ya manu. Muri make iracyafite akagezi kuri wowe wajya uyiba imbere. Amena. Yesu nashimwe cyane. Hari akagezi Imana igenda ishyira imbere yawe, aho kagezi Imana izakomeza gukarinda. Ariko wa wundi waze kuyumvira, niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ababandi bose izabarimbura. Baze kuyumvira, bagenda basuzugura Imana, bakayisuzuguza cyane icyo bafite, ukumva yuko ngo hari ikintu nako ufite kidasanzwe. Ariko Imana utari wafata umwanya wo kuyumvira, aho ngaho bizagucanga kandi uzabibona nyine, bizagucanga rwose. Iteka ryose
uzakomeza kwibaza ni gute ndi bubigenze, kuko urabona yuko byagucanze, kuko isi yose yabuze igisubizo cy'inzara bari kubona, ariko igisubizo giherereye mu kumvira Imana. Igisubizo giherereye mu kumvira Imana. Ibyago byo bizakomeza kwiyongera mutari mwumvira Imana, ku buryo n'umuyobozi wese, n'umuyobozi w'isi, ku buryo niyo mwavuga ngo ni kanaka uyoboye isi yose, uwo ngo nawubwiwe azamenya neza yuko Uwiteka ari we Mana. Mu gihe atariga kumenya yuko Uwiteka ari we Mana, n'ubundi bizakomeza kwiyongera kandi ko bizakomeza kugenda. Ariko ijambo rikatubwira ngo hayuga uwihanganye akageza imperuka, uko ngo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Nta kindi gikenewe, ni uko ugomba kwihangana. Icya mbere cyo ugomba kwihangana byose waba urimo urabona uko Uwiteka afite ukuntu azajya ahora kurinda. Yabaye n'Abisirayeli imyaka 40 rwose mu butayu, abatunga icyo bita manu, bagiye bayisuzugura, byagiye begeraho ingaruka benshi baguye mu butayu. Ariko wowe komeza wihangane, uzageza icyo bita imperuka. Amena. Kuvuga ngo ndi mu kibazo runaka, icyo si ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Icyo ntabwo ari ikibazo. Kuvuga ngo byancanze gukina gutya, icyo ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ikibazo cyane, mbanye gute n'Imana? Uwiteka ari kunyemera? Uwiteka niba atakwishimira, icyo kuvuga ngo uyu mwaka uzawugendamo neza, aho ngaho zero. Aho ngaho zero. Kandi tubabwije ukuri, niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Niba ukeneye kuvuga ngo ndashaka kubaho neza muri uyu mwaka, banza wemerwe n'Imana kurisha ibindi byose. Iyo utari wemerwa n'Imana, yazaba ari ikibazo. Icya mbere, Joshua na Caleb bavuze bavuga ngo Uwiteka niba twishimira, ibyo abandi bose babonye natwe twese twabibonye, iyi nzara babonye natwe twese twarayibonye, ariko nta kindi gikenewe, ni uko Uwiteka niko agomba kuba yatwishimira. Ku Uwiteka twishimye bifite agaciro nta kindi. Imana ikeneye yuko haboneka abantu bongera kwigirira icyizere, bamenye neza yuko hasigaye igihe gito cyane kandi uzaza ntabwo azigera atinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabishwa no kwizera, ariko ngo nasubira inyuma, umutima w'Uwiteka ntabwo uzigera umwishimira. Amena. Rero ukaba ikibaza cyane, iyi saha mpagaze mu byizera, wongera cyane, wongera kwizera cyane, nta kindi kizakubeshaho. Tuzabishwa n'ikintu bita kwizera, uri umukiranutsi w'Imana. Ntabwo uzabishwa nuko baye apostle, ntabwo uzabishwa nuko baye bishop, ntabwo uzabishwa nuko baye reverend, ntabwo uzabishwa nuko baye pastor, uzabeshwa nuko baye evangeliste runaka, ntabwo uzabeshwa nuko baye umuririmbyi w'ikirangirire, nuko baye umucuranzi w'ikirangirire, ntabwo uzabeshwa n'amafaranga ufite, ntabwo uzabeshwa cyane n'amazu ufite cyangwa imodoka ufite, ntabwo uzabeshwa cyane n'ibintu runaka waba ufite, ahubwo uzabeshwa n'ikintu bita kwizera. Kuko icya mbere cyo uwo ngo ni umukiranutsi w'Uwiteka, kandi Uwiteka afite ukuntu ahora amurinda uko bukeye uko bwije. Amena. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana, ariko ijambo nyamukuru, intego y'uyu mwaka naho ngaho iherereye. Ibyo wakora byose utubaha Imana azaba ari ubusa. Uyu mwaka kuwutambukamo, ugomba kuwutambukamo wubaha Imana. Niba udashaka kuyubana nawe ubwayo izagusuzugura, ariko n'uyubana nawe ubwayo izakubaha kandi izanakubahisha, kandi ari ahantu rwose izakugeza nugira umwete wo kuyubaha. Amena. Yesu ashimwe cyane. Rero kuvuga ngo mfite ibintu runaka nabwiwe, wabibwiwe nande se? Ni Imana yabikubwiye se? Ko hari abagiye babishyira Imana ngo Imana yavuze kandi itarigeze ivuga. Barahari benshi bagiye bavuga, ariko rero ubuhanuzi bwo mu ijambo ryayo bwo tubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Kandi mu kubara gatubwira ngo icyambere Uwiteka kuba twishimira, ibyo bifite agaciro nta kindi. Kuba wakwemerwa n'Imana ibyo bifite agaciro. Ahubwo abandi bose bazaba bariho bari kurira cyane, ariko uzaba uvuga ngo Uwiteka aranyemera, Uwiteka aranyishimira, Uwiteka ni umwami wanjye iteka ryose. Mu gihe bitari byagenda gutyo, bizakomeza cyane kugucanga, kandi uzabura uko bigenza, kandi uzabura muri make icyerekezo. Ariko hanga amaso Uwiteka, hanga amaso Uwiteka. Amena. Yesu ashimwe cyane. Umukiranutsi wanjye wese azabeshwa no kwizera, ariko nasubira inyuma gato, umutima wanjye ntabwo uzigera umwishimira. Ariko twebwe ntabwo dufite ko twasubira inyuma. Amena. Tugomba kwiye cyane kwizera guhamye. Icyambere cyo tukamera nka Daniel n'abasadurika n'abameshaki na Abednego. Imana yabikora itabikora, yadubyo kuye itabiduha, tukavuga ngo ni Imana yacu, ntabwo tuzigera tuyivaho ari uko guko twahuye gutyo. Abo bose bapfuye bakizera, batari baga ibyasezeranyijwe, abo ngaho bose
Ibyo kuvuga ngo uzava ku Mana kubera ko itaguhaye ibintu runaka, iyo ngiyo rero nta kintu na kimwe cyo cyagutandukanye n'urukundo rwayo. Icya mbere cyo ubuntu bwayo buraguhagije, no kuba uriho ni kwereka yuko hari ikizakora. Icya mbere cyo ntabwo ari wowe irinda ijambo ryayo. Impamvu utapfuye nuko yarize ijambo ryayo, yari yavuze ngo kanaka nzamurengera. Amena. Mureke dusenge Imana. Ariko wowe unyumvise iyi saha wakongera cyane ukisubiraho, arabo tubana isaha ku yindi n'abazareba cyane ikiganiro, turabasaba cyane ko wakongera cyane ukisuzuma, wongere cyane usaba Imana imbabazi, wumve cyane wongere cyane gushakisha ukuntu wakongera cyane kwiyunga n'Imana, kuko Kristo ari cyane ku ntebe y'imbabazi ategereza umuntu wese, kugira ngo umuntu wese wemera agakizwa Uwiteka yiteguye ko yamubabarira. Kandi muri abo ngabo bose ikeneye nawe urimo. Ntabwo wava ngo hari ahantu hakure cyane umaze kugira Uwiteka atagukura. Uwiteka yiteguye ko yakugira neza, kandi akaba yakugira n'impuhwe, akaba yakugira n'imbabazi. Wowe n'umuhanga amaso, wowe n'umwemerere cyane, wengere we mu ruhande rwiwe nawe mu ruhande rwawe. Amena. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye kuri Imana ifite imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, wajya ubana natwe mu bihe byose bitandukanye. Mana, tumvishe ijambo ryawe. Mana, muri akanya ritubwira cyane yuko isoko yo kuba nawe neza muri ibihe byose bihereye mu kukubaha, ngo nutugire umwete wo kukubaha Mana, ngo tuzagira ibyiza Mana byo mu gihugu, ariko nitwanga tukagoma inkota izatujya. Ariko sabye imbaraga, sabiye abantu rwose, ari abangabo bumvishe ubutumwa, ari n'abazabwumva. Reka imbabazi y'Imana zibagereho, reka ineza y'Imana ibagereho. Reka wishimire aba bantu, reka abantu bongere ubagarukeho, reka abantu bongere ubuhagire mu izina rya Yesu. Bambike imbaraga zinesha ibyaha, imbaraga zibashoboza gukumvira mu buryo bwose bubaho. Bagende bakumvira, babere maso Mana ubuzima bw'umwuka mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga, Mana uturinde umubi, Mana uturinde umubi, Mana uturinde umubi mu izina rya Yesu. Dukeneye ko watuyobora muri uyu mwaka wose Mana, tuba uwawe iteka ryose Mana, mbeho byose Kristo muzima we. Dore Mana tugushimisha, tabizi ko ibyago bizaza n'amakuba kandi azaza n'ibyiza, ariko yose dukeneye yuko twahora tugushimisha mu bibaho byose mu buryo bwose bushoboka. Reka murengezi mwiza, Imana ifite imbaraga, buri muntu wese aho aherereye Imana ifite ubutware, aba ari uwo kumwemera, aba ari uwo kumugarukaho, aba ari uwo kumutera inkunga mu izina rya Yesu. Ubashoboze kwemerwa nawe, ubashoboze kwishimirwa nawe, kuba watwishimira Mana ntibyagira agaciro. Ureke iyi si yose uyihereze umwete wo kwihana, bave mu byaha bitandukanye, bave mu byo bibwira. Abantu bige gukubaha, abantu bige gukumenya, abatari bakumenya bose nabo Mana bakumenye. Dusengeye imitima yasubiye inyuma, basubiye mu bintu bitandukanye, abo sigende wongere bagarurisha ubwaneza bwawe. Reka wongere ubazure nkuko wazuye Lazaro, reka wongere uzure imitima y'abantu benshi mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana ishobora byose. Mana, sengeye abantu, nk'abantu bahereza agakiza, abantu bagukorera bose bagutinya, bave mu byaha bitandukanye, abantu bakubahe mu izina rya Yesu. Mana, ureke buri muntu wese uri bumvira ijambo Mana umushoboze kuva mu gihe yari arimo byose Mana, ahubwo guhanga amaso, ahubwo kwizere kuko ushoboye byose. Urakoze Kristo, urakoze kugera n'ijambo, urakoze kugera guherekeza Kristo muzima. Ureke abantu batera umwete wo guhinduka, bahindurwe n'ijambo ryawe. Ndagushimiye byose kubikoze, sibye neza nzi uko ubikoze. Ndagushimiye kuduhaye imbaraga kandi ugashyiga byose kubikoze. Sengereza umwami wacu, amen. Waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, cyangwa ufite ubundi buryo ushaka kuba wavugana natwe, wakoresha nimero za telefone abari hanze n'akamenyetso ko guteranya 250788 2727280 0788 Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha, kandi ikomeze ibahe ibyo zose mwifuza. Uyu mwaka uzabera umwaka mwiza, muhembuke kandi muzagire cyane ishyirwa ridasanzwe imbere y'Imana, kandi Imana y'amahoro izabana na muri byose. Shalom shalom, turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze ibahire.